Uramutse ukorera umushahara, ni iki wakora kugira ngo ushobore kwiteza imbere? Niba ubona amafaranga ku kwezi, ku cyumweru, mu mezi atatu se, donc ufite umushahara, uri umunyamushahara, ni iki wakora kugira ngo ushobore kwiteza imbere? Ngiye kukwereka step ushobora gukoresha uri umunyamushahara kugira ngo ushobore kwiteza imbere. Nakubwiye yuko umushahara wonyine umeze nko kuvoma amazi ku iriba rimwe. Iyo iriba rimwe rikamye, ubura amazi, ubuzima bugahagarara. Uyu munsi akazi ufite, umushahara uhembwa, umukoresha waramutse akwirukanye cyangwa se akazi kagahagarara ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ubuzima bwawe bushobora guhagarara, kuko umushahara niwo ukuraho ibyo kurya, igikodesho cy'inzu, amafaranga y'ishuri, amafaranga y'ingendo, ya mafaranga yose dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ariko ku bantu tumenyeranye hano, nababwiye yuko ubu buzima tubamo budusaba gusohora amafaranga umunsi ku munsi. Niba dusohora amafaranga buri munsi, niba usohora amafaranga buri munsi, ni iki kintu ufite kikwinjiriza amafaranga buri munsi? Ntujye kure y'iki kiganiro rero, njyewe ugiye kukikugezaho nitwa Jean Marie Vianney, iyo ni BVA Empire. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere. Kanda subscribe rero kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika, hanyuma ukande like kugira ngo iyi video ize kugera ku bantu benshi. So dore ibintu rero ugomba gukora niba uri umunyamushahara kugira ngo ushobore kwiteza imbere. Ikintu cya mbere ufite salary income. Ufite ahantu ukura amafaranga, nyine ni salary income. Ahangaha ubu ufite stream of income. Ubwo ufite stream of income imwe, kandi nababwiye yuko kugira ngo utere imbere ni uko ugomba kugira streams of income zirenze imwe. So kugira rero ngo ugire streams of income zirenze imwe uri umusalariye, wakora iki? Ikintu cya mbere ufite salary income. Aya ni amahirwe ufite kubera yuko akazi niko ka mbere. Akazi gafasha abantu kwiteza imbere mu gihe uzi gukoresha amafaranga. So ikintu cya kabiri rero ugomba gukora ni ugukora saving. Nababwiye ko itegeko ryo gusevinga ku bantu dukunze kuba turi kumwe, itegeko ryo gusevinga, niba ukorera amafaranga 100,000 ku kwezi, niba ukorera amafaranga 100,000 ku kwezi, ugomba gusevingamo 10%. Aya mafaranga ni ayo twita amafaranga y'amage, ya yandi aza, ibyago bishobora kuza bikagutungura ukayakoraho. Ushobora kugira ibyago mu muryango cyangwa se undi muntu akakwiyambaza ukayakoraho. Hanyuma aya 20%, ugasevinga 20%, aya nayo uba uri guteganyiriza ejo hazaza. Bivuze ngo umaze gukoreshaho 30% asigaye rero, aya nayo ukemuza bya bibazo, kwishyura inzu, ibyo kurya, kwishyura amafaranga y'ishuri, ingendo. Donc aya mafaranga 70% asigaye ni ya yandi ukemuza ibibazo byawe bya buri munsi. So rero iyo ukorera umushahara, ugomba kumakinga sure ko buri kwezi wizigamyeho 30%. Aya mafaranga niyo ashobora kugufasha
guteganyiriza ejo hawe hazaza ku buryo ashobora kugwira ugakoramo bizinesi itandukanye. Ikintu cya gatatu ugomba gukora rero uri umunyamushahara ni ukwiga ubumenyi, learn skills. Kwiga ubumenyi bushobora kugufasha. Muri iki gihe ntabwo ubumenyi ubwenge dukura ku ishuri cyangwa se ubumenyi dukura ku ishuri ari bwo bukenewe ku isoko gusa. Kuri iki gihe ubumenyi umuntu ari kwiga hanze yo kuva mu ishuri nibwo buri gufasha abantu kwiteza imbere. Ushobora kwiga financial education. Financial education ukamenya ni gute umuntu atangira bizinesi, ni igiki umuntu yaheraho kugira ngo atangire bizinesi, ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu atangire bizinesi, ni izihe bizinesi zidahomba mu Rwanda, ni izihe bizinesi zunguka vuba, ni izihe bizinesi zisaba kwihangana, ni izihe bizinesi zihomba vuba. Ibi byose ubyigira muri financial education. Nk'ibi mba ndi gukora hano kuri Bivia Empire, nigisha abantu uko bashobora gutangira bizinesi na bizinesi zihomba n'ibiki byose. So kwiga ubumenyi rero ku ruhande nyuma y'akazi, nyuma yo kuva mu ishuri, nicyo kintu ukeneye uyu munsi, kuko ntuzatangira bizinesi utayizi, ntuzatangire bizinesi utazi neza ngo ni uko uyikunda, aho kugira ngo utangire bizinesi utumva cyangwa se utazi, uzakore iyo udakunda ariko wumva neza. So ubumenyi bundi ushobora kwiga ni ugukoresha AI in business. AI muri iki gihe nizo ziri gukora akazi. Abana bari kurya amafaranga, babisobanukiwe mbere y'igihe, bari kurya amafaranga muri AI. Ubu ni ubumenyi rero ukeneye. Ibigo byinshi bikeneye gukoresha AI. Uramutse ufite ubumenyi muri AI cyangwa se ukamenya uko zikoreshwa, iki ni ikintu ugomba kwiga niyo waba ufite akandi kazi k'ukwezi. AI kuri iki gihe iri gukora video, amafilime, indirimbo, umuntu akaprodinga kuri YouTube, hanyuma akagira ute akinjiza amafaranga muri YouTube n'ahandi hatandukanye. Ikindi ubundi umuntu ushobora kwiga ni content creation. Kwiga gukora amavideo yigisha. Niba uzi ikintu ushobora kwigisha, niba ufite ubumenyi uzi ibintu ushobora kwigisha, indimi ushobora kwigisha, Igiswahili, Ikinyarwanda, Icyongereza, ushobora kuba uzi guteka ukigisha guteka, ushobora kuba uzi kuririmba ugafunguza channel ukajya uririmba ukaprodinga. Ibi ni ibintu bikwinjiriza amafaranga mu gihe ugifite n'umushahara kandi bikakunganira kuri za saving zawe uba uri gukora. So ushobora kwiga filmmaking, ushobora kwiga videography cyangwa se photography. Ushobora kwiga uburyo wajya ufotora abantu, gufotora urabizi kuntu muri iki gihe bigezweho. Ni akazi ushobora gukora uri no mu kandi winjiza n'umushahara. Ushobora kwiga gukina filime, ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, ushobora kuba ufite impano yo gusetsa abantu, ushobora kuba ni ukwiga ubumenyi muri make bufite icyo buri kumarira abantu muri iki gihe, nawe bukagira icyo bukumanira. So ubumenyi, kwiga skills rero ntabwo bigusaba ngo ugiye kwicara ku ntebe y'ishuri. Uyu munsi hariho ama platform atandukanye, abantu bari gucuruza ku ma social media, bagacuruzaho ibintu byinshi cyane kandi badafite stock. So rero ni ukwiga ubumenyi ukamenya uburyo wakora ikintu. Ni skills nyinshi ushobora kwiga hano zishobora kugufasha kwinjiza amafaranga. Iyo wize ubu bumenyi rero ukabwongera kugusanganwe wakuye mu ishuri, ushobora gukuramo bizinesi iyo ari yo yose, kandi ubu bumenyi buri kwiga n'ubundi uba urimo kubukoramo bizinesi kuko bikwinjiriza amafaranga. So iki ni ikintu rero ukeneye niba uri umusarariye kugeraho, ni ikintu ukeneye uyu munsi, kubera ko ubumenyi
umuntu ari kwiga nyuma yo kuva ku ishuri, nyuma yo kuva mu kazi, nibwo bumenyi bukenewe muri iyi minsi. Nababwiye ukuntu AI ziri gukora akazi kose, kandi iri sufi yo kuba ufite telefone na interineti. Ntuzajye wirirwa rero usikororinga ureba amavideo y'abandi ayandi asekeje. Burya ba bantu baba bari mu kazi kose, uba uri kubinjiriza. Nawe ushobora kubikora, twa tuvideo ubona dusekeje uri kureba ukoresha interineti, ukoresha telefone, nawe wabikora. Kandi izo video nyinshi ubona ntabwo bazikoresha amapareye akomeye, ni telefone na interineti. So ushobora rero nawe kureba ubumenyi wiga bushobora kugufasha kwinjiza amafaranga. Ikintu cya kane ugomba gukora rero ni time management, ni ugukoresha neza igihe. Gukoresha neza igihe iyo kigucitse uba uhombye. So uyu munsi ufite igihe, uyu munsi ufite ubuzima, kandi nababwiye ko ubuzima nicyo gishoro cya mbere iyo uri guhumeka. So igihe rero ufite uyu munsi ni amahirwe akomeye dufite. Niba dufite igihe, tukaba dufite imbaraga, tukaba tutarwaye, ni igihe ugomba gukoramo ibi bintu byose ndi kukubwira. Gukoresha igihe cyawe neza rero biguha amahirwe yo gutera imbere. Hari umuntu wambajije muri comment ngo ese igihe cyiza cyo gukora business ni ryari? Igihe cyiza cyo gutangira business ni ryari? Naramusubije ngo igihe cyiza cyo gutangira business, igihe cyiza cyo gukora ni ejo hashize. Ariko ejo niba haragucitse, uyu munsi ukaba uhumeka, ufite amahirwe, ufite igishoro. Uyu munsi uri kundeba, uri kureba iyi video urebeye kuri telefone ukoresheje interineti. Icyo ni igishoro ufite cyakwinjiriza amafaranga mu gihe cyose waba ufite ikintu uzi gukora, waba warize hano muri skills zikenewe, waba warize nyuma y'ishuri. Ni ikintu gishobora kugufasha kwinjiza amafaranga. Iyo telefone uri kureberaho, ayo mayinite uri kurebesha, ni ibintu ushobora gukora uyu munsi niba ejo haragucitse. Umuntu watangiye ejo, uyu munsi ageze kure. So uramutse rero ukoresheje izi step, niba uri umusalariye, nizo zishobora kugufasha kwiteza imbere. Murabizi mwese abantu dukorera umushahara ku kwezi, ntabwo umushahara umuntu awubika ngo bikunde. Akenshi umushahara ujya kugera umuntu yamaze kuwupangira washize. Iyo udafite ikindi kintu rero ku ruhande kikwinjiriza amafaranga, uhora ukorera amafaranga aho kugira ngo amafaranga ahore agukorera. Amafaranga ni mabi rero, amafaranga ni umukoresha mubi cyane. Iyo utayakoresheje neza yo aragukoresha. So tuba tugomba gushaka rero ikintu gishobora kutugeza kuri level yaho twebwe amafaranga atangira kudukorera, aho kugira ngo dusaze turi gukorera amafaranga. Wakoze kubana nanjye muri iyi video rero. Niba uri mushyashya ukande subscribe, kandi iyi video niba igufashije ukande like kugira ngo igere ku bantu benshi. Hanyuma niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo, twandikire muri comment section turagusubiza. Nitwa Jean Marie Vianney, iyi ni BVA Empire. Hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere. Niba rero nawe uri mushyashya ushaka kwiteza imbere, urebe video zacu zindi hano hasi muri description twakoze zitandukanye, ziragufasha kugira skills wamenya, ubumenyi wamenya mu gihe ushaka kwiteza imbere. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.